dusome ijambo ry'Imana ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana. Turasoma igice cya 14, dusome ku murongo wa mbere. Bibiliya ivuga ngo ntimuhagarike imitima yanyu, mwizere Imana nanjye munyizere. Mu rugo rwa data harimo amazu menshi, iyaba adahari mbabwiye, kuko ngiye kubategurira ahanyu. Kandi ubwo ngiye kubategurira ahanyu, nzagaruka bajani wanje, ngo aho ndi namwe muzabeyo, kandi aho njya inzira murayizi. Twongere dusome urwandiko rw'Abafilipi igice cya 3, turasoma ku murongo wa 20. Biravuga ngo naho twebwe iwacu ni mu ijuru, niho dutegereje umukiza ko azava, ari we mwami Yesu Kristo, uzahindura uyu mubiri wo gucishwa bugufi kwacu, akawushushanya n'umubiri w'ubwiza bwe, kuko afite imbaraga zo kumubashisha kwigandurira byose. Amen. Mbere ya byose dutanze pole ku muryango wabuze umubyeyi n'umuvandimwe. Imana ibahumurize kandi ibahumurize muri iri jambo tumaze gusoma. Tudatinze turashaka kuganira ijambo rivuga ijuru, ko ariho iwabo wabizera. Kuko tumaze gusoma ijambo ry'Imana riravuze ngo naho twebwe iwacu ni mu ijuru. Muri iyi si hariho ibitekerezo byinshi, abantu baribaza ngo ese ijuru rimeze gute, ijuru ribaho? Hari n'abaza bakeka bakavuga ese ko nta wagiye agaruke ngo atubwire bimeze gute. Ariko uyu munsi bizera ijambo ry'Imana, turarebera hamwe icyo Bibiliya itubwira kubijanye n'ijuru. Bibiliya yavuze ngo iwacu ni mu ijuru. Muri Bibiliya mu isezerano rya kera, ijambo ijuru riravugwa cyane, dusanga ririmo inshuro zirenga 400. Bibiliya ivuga ku ijuru. Mu isezerano rishya, ijambo ijuru rikagaruka inshuro zirenga 300. Muri Bibiliya yose umuntu wavuze ku ijuru cyane n'uwavuye mu ijuru ni Yesu Kristo. Niwe wavuze ku ijuru arisubiramo kubera kuko yavuye mu ijuru. Bibiliya tubwira ngo Yesu yavuye mu ijuru kandi niyo yasubiye. Niwe wavuze ku ijuru cyane kuruta abandi bantu bose. Abakera bavuga ijuru, abo mu isezerano rya kera bavugaga ijuru mu buryo butatu. Bavugaga ijuru iri tubona aha hejuru, aho inyoni zigendera. Bakavuga n'ijuru aho haba ukwezi, haba n'inyenyeri n'izuba. Ariko kandi mu byanditswe bakavuga ijuru ry'amajuru, ijuru risumba ayandi majuru, ari bwo buturo bw'Imana. Ijuru tugiye kuvuga si iryo turebesha amaso, saho
inyoni zigurukira naho indege zinyura, saho izuba riba, ahubwo ijuru turimo tuvuga ni ubuturo bw'Imana. Aho Bibiliya ivuga ko ari urusengero rw'Imana, ariho kubaho kw'Imana kuba, ariho haba ubutware bw'Imana, hakaba n'ubwiza bw'Imana, hakaba no kwera kw'Imana. Iryo ni ryo juru tuvuga, ubuturo bw'Imana, ahaba ubutware bw'Imana, ahaba ubwiza bw'Imana, aho ubushake bw'Imana buba 100%. Aho niho iwabo wabize, aho ngaho niho ibyiringiro by'abizera byinjira mu cyumba cy'imbere mu ijuru. Mu isezerano rishya Yesu niwe wabivuze neza. Ubwo yamasezera bigishwa bafite agahinda, yarababwiye ngo mu rugo kwa data hariho amazu menshi, ntimuhagarike imitima, mwizere Imana nanje munyizere. Mu rugo kwa data hariho amazu menshi. Iyo aya mazu atahaba, simba mbabwiye ko ngiye kubategurira ahandi. Icyatumye Yesu aje kuja gutegurira abizera ku musaraba, icyatumye Yesu aje ku musaraba ni ukugira ngo abamwizera bose babone ibibanza mu ijuru. Ni ukuvuga ngo Yesu ntiyaduteguriye, ntiyubatse ijuru, ntiyubatse ibyumba by'ijuru. Ijuru ryaremwe kera, ariko kugira ngo abantu bose bazaje mu ijuru bizera Yesu, Yesu yabagendeye he? Ku musaraba. Yesu ari mwisi aravuga ngo iryo juru ni ahantu hariho, si ibinyoma, ntabwo ari amajambo nihimbira, naturutseyo, ndahazi, hariho umwanya. Mu rugo kwa data hariho amazu menshi. None ngiye kubategurira hanyu kugira ngo muzaje. Aho twasomye Pawulo yaravuze ngo naho twebwe iwacu ni mu ijuru. Mu zindi ndimi ntabwo ari ukuhavuga, haravuga ngo ubwenegihugu bwacu, citoyenneté, citizenship, ubwenegihugu bwacu buba mu ijuru. Niko mu zindi ndimi havuga, aravuga ngo ubwenegihugu bwacu ni mu ijuru. Niyo mpamvu Petero yavuze ngo hano mu isi turi abashitsi n'abasuhuka, turi abantu batambuka, naho ubwenegihugu bwacu ni ijuru. Ijuru rero ririho. Abantu bose bashobora guhakana bavuga ko ari igipindi, ari ibyakomotse ku bazungu, ijuru rirahari. Impamvu ya mbere ijuru ririho nuko Imana iriho, kubera ko Imana ubuturo bwayo ni ijuru. Ijuru ritabayeho n'Imana ntiyaba iriho, kuko ijuru ni intebe y'Imana, ni intebe ya cyami y'Imana. Imana iba mu ijuru. Bibiliya iravuga ngo ijuru ni intebe yawe, isi ni intebe y'ibirenge byawe. Ijuru rirahari. Ijuru rirahari kubera kuko Yesu yarihamije. Yesu niwe mutanga buhamya ukuri yuko ijuru rihari, kandi Yesu ntiyabeshe. Si amakuru yabwiwe, Yesu twizeye. Abantu baza bavuga ngo ijuru ntirihari cyangwa ntiririho, umutanga umuhamya wa mbere ni Yesu. Ntabwo ijuru ari filosofi,
ari ibitekerezo by'abantu, ari ukugira ngo abantu bahumurika akanya gato. Yesu wavuye mu ijuru yavuze ko ijuru rihari, kandi niwe warivuze cyane kuruta abandi bantu bose. Yahozeyo aza mu isi, yongera asubira mu ijuru n'umubiri. Abigishwa bamureba, abamarayika baravuga ngo Yesu mubonye azamuka, bamubonye agenda n'umubiri, ntiyagiye ari umwuka yihishe basiziriye, ntibarimo barota, baramubonye barararama, barabona agiye mu ijuru, baravuga ngo Yesu uriya ugiye kuriya niko azongera kandi kugaruka. Ijuru rirahari. Haleluya. Hariho abahamya barungurutseyo, nubwo ibyo babonye batabibonye, batabidusobanurira mu kuri kwabyo, ariko ba Stefano Bibiliya avuga ngo babonye ijuru rikinguka, na Paulo yaravuze ngo yagiye mu ijuru rya gatatu. Ijuru rirahari. Haleluya. Kandi ni wabo wabizeye. Igihe cyose umuntu abwirijwe akizera ubutumwa bwiza, abatakaje ubwene gihugu bwo mwisi, apana bw'ibihugu, bwo mwisi, akagira ubwene gihugu bw'ijuru. Niyo mpamvu Paulo yavuze ngo naho twebwe iwacu ni mu ijuru, niho dutegereje umukiza kwazaba. Ijuru rirahari. Haleluya. Ijuru rirahari. Ibihamya birahari, ni ubuturo bw'Imana. Yesu yabivuzeho, abamarayika babivuzeho, n'abigishwa baramubonye Yesu aja mu ijuru, na Paulo yagiyeyo aravuga ngo yagiye mu ijuru rya gatatu. Ibyo yabonye ngo ntabwo yabasha kubivuga. Rero mu ijuru harahari kandi abizera bazabayo. Ubuzima bwo mu ijuru ntabwo ari fiction, ari ibintu twibwira. Bibiliya iravuga ngo tuzabana n'umwami wacu. Mu ijuru hazabaho ubuzima bwo kubaho. Umwami naza, abapfuye bizeye bazazuka, abariho bahindurwe bazamurwe. Bibiliya iravuga ngo bazabana n'umwami wabo iteka ryose, kandi aho bazaba ni mu buturo bw'Imana, ni mu ijuru, ni mu kubaho kw'Imana. Mu ijuru azaba ari mu kubaho kw'Imana, turamya Imana, duhimbaza Imana, turi kumwe n'Imana yacu mu ijuru. Hazaba ari ahantu h'umunezero, ntabwo ari mu gusinzira, ni ahantu h'umunezero, ni ahantu heza, ni ahantu hatarimo kuruha. Bibiliya iravuga ngo tuzabana n'Imana iteka ryose. Icyo gihe abizera bazaba bambaye imibiri mishya y'ijuru, kubera kuko nta muntu n'umwe uzaja mu ijuru adafite perimi. Perimi y'ijuru ni umubiri w'ijuru. Igituma tuba hano ku isi nuko tuba dufite imibiri yo ku isi. Ni ukuvuga ngo iyo umuntu atandukanye n'umubiri ntaba yemerewe kuba hano ku isi, kuko kuba ku isi si ukugira umwuka gusa. Kuba ku isi ni ukugira uyu mubiri ubabwamo n'umwuka. No mu ijuru abazaba bariyo, abizeye, bazaba bafite imibiri y'ubwiza, imibiri itabora, imibiri y'imbaraga, imibiri y'iteka ryose, imibiri idafite intege nke. Kuko kugira ngo umuntu wese aje mu ijuru agomba kwambara umubiri mushya. Bibiliya iravuga ngo ubu turi abana b'Imana. Nta kintu na kimwe ubu nyine umuntu wizeye Yesu cyamubuza kuja mu ijuru, nta gihari.
umuntu wizeye Yesu n'umwana w'Imana yaje mu ijuru. Ariko icyabura ni kimwe, ni ukwambara uwo mubiri. Niyo mpamvu Pawulo yavuze ngo ntabwo ngo ubuzima bwe umuntu we w'imbere nguraniha ngo wifuza kwambara inzu y'inyumba itarubatswe n'abantu, itarubatswe n'intoki z'abantu, iva mu ijuru. Ngo suko ashaka kwiyahura, ahubwo nuko ashaka kwambara icyo yagenewe. Haleluya. Rero ijuru rirahari, Bibiliya irabihamya, Yesu arabivuga, abigishwa be barabivuga, kandi uko mu ijuru hameze, umunezero, ibyishimo, ubuzima bwaho birenze uko twabasha kubisobanura. Ababibonye bose, haba Yohana, haba ba Stefano, haba na ba Pawulo, ababashije kurunguruka mu ijuru, ibyo babonye birenze gusobanurwa n'uru rurimi n'amatwi ntiyabasha kubyumva. Ni byiza, birarenze. Ariko niki gisabwa kugira ngo umuntu azabe mu ijuru? nta nk'undi indirimbo izivuga ngo ku musaraba mwiza niho umuntu abonera, haleluya, urwandiko rw'ijuru rutari urw'itora. Yesu wenyine hari ijambo yavuze abantu b'amadini twese tuba twirengagiza, tukabanza tukirebesha hirya, tugashakisha hirya. Ariko Yesu yarabirangije. Yesu yaravuze ngo nije nzira, nije kuri, nije bugingo, nta uja kwa data nta mujana. Mu ijuru nta nzira z'ubusamo zibayo, nta shortcut, nta rakursi, nta uja kwa data nta mujana. Isi yose yaterana ikavuga ngo uyu muntu yagiye mu ijuru, atagiyeyo tiyoshayo. Ngovuga ngo uyu muntu, isi twese tugaterana tukavuga ngo uyu muntu ntiyagiye mu ijuru, Yesu yamujanye tumwamukurayo, nta uja kwa data nta mujana. Perimi yo kuja mu ijuru no kwizera Yesu. Haleluya, haleluya. Bibiliya iravuga ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege, kugira ngo umwizera wese atarimbuka, ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Ariko kubera kwirengagiza ukuri kw'ijambo ry'Imana, hari abatekereza ko itorero ryabo rizabajyana, amasengesho yabo azabajyana, abandi bakavuga ngo ijuru bararikoreye, ngo ja mu ijuru ngo yararikoreye. Ntaho birirwa ngo Yesu nta muntu ungana wavuguruzira ijambo rya Yesu. Yesu yaravuze ngo nije nzira. Ntabwo yavuze ngo imirimo yawe ni inzira, ntiyavuze ngo idini ryawe ni inzira, ntiyavuze ngo amasengesho yawe ni inzira, ntiyavuze ngo imyaka ugize mu gakiza ngo ni inzira. Yaravuze ngo nije nzira. Kandi igitangaje nuko yarababwiye mbere, ataravuga ko ari we nzira, yarababwiye ngo ahonja inzira murayizi. Iwe bagira ngo arababwiye ngo hari inzira itari we. Bibiliya ikatubwira ngo kubera ko batekereza ko inzira atari Yesu, Toma aramubwira ngo data buja twereke inzira. Aho uja ntituhazi, twereke inzira. Ntibamenya ko baba bavugana n'inzira. Inzira ija mu ijuru ni umuntu, ntabwo ari aho bakandagira, ni umuntu, ni Yesu. Kandi ko yahindutse inzira,
Bibiri iravuga mu Baheburayo iravuga ngo dufite ubushizi bw'ubwoba, dufite ubushizi bw'amanga ngo bwo kwinjira hera cyane mu ijuru, ngo tunyuze mu nzira nshya ngo Yesu Kristo yaduciriye inyurahe ngo mu mubiri we. Inzira ya Yesu ni umubiri we n'amaraso ye yatanze ku musaraba. Haleluya. Nta uja kwa data nta mujanye, nta uja mu ijuru atizeye umusaraba, nta uja mu ijuru atizeye igitambo Yesu yatanze, nta uja mu ijuru atizeye amaraso ya Yesu. Yesu wenyine niyo mpamvu yavuze ngo nta uja. Ba Abrahamu ntaho banyura, ba Eliya ntaho banyura, abantu bose babayeho uhereye kuri Adamu ukageza ku wanyuma bose Yesu ni ufite urufunguzo rw'ijuru. Ijuru rirahari kandi n'uburyo bwo kujamwo burahari. Habaho gusa amahitamo y'umuntu. Umuntu utazaja mu ijuru azaba yahisemo kutajamo, ariko suko bigoye. Kuko metode yo kuja mu ijuru, iyo bavuze inzira bavuze metode, baba bavuze uburyo uko wakoresha. Ni gute wagera mu ijuru. Yesu ntiyavuze ngo ugende ngo wishakemo ubushobozi, wishakemo uburyo, wishakemo imbaraga, urebe ukuntu wabigenza. Ntabwo umuntu uzaja mu ijuru mu buryo bwe, ngundi nabaje mu ijuru mu buryo bwe, ngundi nabagerageze mu buryo bwe. Bibiliya yavuze ngo nta uja kwa data nta mujanye. Haleluya. Ijuru rirahari. Abakristo benshi batekereza ko ijuru rigoye. Ikintu kigoye so kuja mu ijuru. Ikigoye ni ukubana n'abandi, ni ukuba hano mu isi urukijiro. Kuko kuja mu ijuru ni uguhindukira, ni ukwihana, ni ukwizera, ukaba ijuru rikaba rirakingutse. Haleluya. Haleluya. Iyo ijuru risaba inararibonye experience y'imyaka 20 cya gisambo, Yesu ntaba yarakibwiye ngo uyu munsi turabana muri paradiso. Ariko yarahindukiye gusa amenya ko Yesu ari umwami, amenya ko Yesu ntacyo azize, amenya ko Yesu afite ubwami. Aravuga ngo nugera mu bwami bwawe uzanyibuke. Yesu aramubwira ngo uyu munsi turabana muri paradiso. Haleluya. Haleluya. Kuja mu ijuru no kwizera Yesu. Nta uja kwa data nta mujana. Kandi uko kwizera Yesu, Yesu yagiye abisobanura gutandukanye. Haraho kandi yabivuze ngo ni ukuvuka ubwa kabiri. Aravuga ngo umuntu natabyagwa n'amazi n'umwuka ntazabona, ntazinjira mu bwami bw'ijuru. Ariko kumwizera, kuja mu ijuru ni ukuvuka ubwa kabiri. Iyo umaze kuvuka ubwa kabiri ukizera Yesu, ikiba gisigaye ni ukubaho kubwa Yesu. Kuvukijijwe kugeza uyu munsi nibwo buzima bugoye kuruta kuja mu ijuru, kuko ni ukubaho werekana Yesu wizeye. Ijuru rirahari, abazarijamwo nabizeye Yesu, kandi ni Yesu uzabafata ukuboko akabajyanayo, nta uzijanayo. Niyo mpamvu birivuga ngo umuntu wese uzapfa azaba ahiriwe afiriye muri Yesu, kuko Yesu niwe nzira, kwizera kwe niko kuzamutwara. Hari abantu bamwe tuza tujana mu ijuru, ntitwakagombye no kuvuga ngo umuntu yagiye mu ijuru nkaho ari we wamutwayeyo, kandi ntitwakagombye no kuvuga ngo ntiyagiyeyo nkaho umukurayo. Haleluya. Haleluya. Ijuru rirahari, ni wabo wabizeye. Rero hari ibintu bitazaba mu ijuru. Ijuru ni ahantu heza. Iyi si n'ibibazo byose birimo, ibyo twatunyuramo. Abantu benshi batekereza ko ari runaka, ari uriya bwoko, abirabura ati n'abazungu, abazungu ati n'abirabura,
abanditse nibi. Ikibazo cihishe inyuma y'ibibazo byose dufite ni icyaha. Icyaha kivuye mu isi yabijuru. Icyo nkundira ijuru nta cyaha kizabayo. Haleluya. Mu ijuru ntihazaba ibyaha, kuko mu ijuru hatazaba ibyaha nta rupfu ruzongera kubayo. Urupfu ntiruzaba mu ijuru. Ntituzongera kubona kugira ahantu bashingura abantu bose ubu bategereje umunsi. Nta kindi kintu dukwepa mu isi kuruta ibindi bintu byose. Ubukene byo nta nicyo butubwiye kuri benshi, bamwe ntacyo bubabwiye, ariko ikintu abantu batinya bose ni urupfu. Urupfu ntiruzaba mu ijuru. Haleluya. Mu ijuru ntihazabaho kubabara, ntihazabaho kurira, ntihazabaho kuboroga, ntihazabaho kuribwa, ntihazabaho ikintu cyose kibangamiye ubuzima. Tuzaba turiho mu kubaho kw'Imana. Ibintu byose bibi ntibizaba mu ijuru. Nta satani, nta mbaraga z'umwijima, nta mwijima uzaba mu ijuru. Mu ijuru ni heza, ni wabo wabize. Ndagira ngo mbabwire ngo nubwo tunyura mu bibazo, nubwo tubifite, ntaho twahungira ibibazo, ingorane, urupfu, kuribwa, imibabaro, ntaho twayihungira mu isi. Aho uyihungira niho iba. Imibabaro ugerageza kuyihunga ukayisangamo. Ibindi byose byatunezeza hano mu isi ni painkiller, ni ibintu gusa byo kwica umubabaro w'akanya gato. Waje muri Amerika, wahungira hehe, aho wakwihisha hose, nukwihumuriza, nukwiheshira mu mahoro. Ariko ikintu kitazabura hano ku isi, kubera harimo ibyaha, ntihazabura kubabara, ingorane, impfu ntizizabura. Ariko icyaduhumuriza niki? Nuko ijuru rihari, kandi ari ahantu hariho, atari ikinyoma. Imana yahateguriye abayize. Ijuru rirahari. Hakaba n'abandi badafite aho bataha cyangwa bakodesheje, ariko mu buryo bw'umwuka bw'iteka ryose twese hano turi abashitsi n'abimukira. Iwacu ni mu ijuru, niho dutegereje umukiza kwaza. Aho tuzaba mu ijuru niho iwacu, niho ubwenegihugu bwacu buhishe bw'ukuri. Ubundi bwenegihugu bwose n'ubw'ikinyoma, n'ubw'igihe gito, kandi gihamya nuko iyo uvuye mu mubiri irangamuntu zawe za pasiporo zawe zitagaciro. Ariko ubwenegihugu bwawe ubuhabwa iyo ugeze ku musaraba, iyo wakiriye Yesu. Kuko twizeye Yesu, kuko twakiriye Yesu, iwacu ni mu ijuru. Mu bibazo, mu ngorane, mu makuba, mu byo tunyuramo byose, tuzataha iwacu. Ijambo ry'Imana ridufashe kandi rituganze. Amen. Haleluya. Twongere Imana amashi ku ijambo ryiza twumvise. Ijuru rirahari, kandi n'inzira yayo tubwiye ko namuririmbyi yarayivuze ngo n'umusaraba wa Yesu n'amaraso ye. Niyo nzira yonyine izatugeza mu ijuru. Yaravuze ngo nta yindi nzira tuzabona, ntayiriho. Nta gushaka amafaranga ngo njye gushaka visa, mfite passport njye gushaka visa. Visa yo kuja mu ijuru no kwizera umwami Yesu, kandi ukazonyura mu
maraso ye uzabona ijuru. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Haleluya. Igitabo cya Daniyeli igice cya 12 ku murongo wa 2 haraba ngo kandi benshi bo muri bo bazaba barasinziriye mu butaka, natwe tuzoba tubarimo. Kandi aravuga ngo bose bazazuka. Ntago yavuze ngo hazazuka bizeye bonyine, oya, abantu bose bapfuye bazazuka. Ariko aravuga ngo bamwe bazazukira ubugingo buhoraho, abandi bazukire gukugwa n'isoni. Nukubanga ijuru turitegura tukiri mu isi. Ijuru rito gihe ushaka urugendo rwawe, ijuru rigeramo kiri mu isi. Iyo maze gupfa biba byarangiye, abasigaye kuzuka wenda rikazazukira ubugingo buhoraho nimba warizeye Imana ukayikorera neza. Kandi utarizeye uzazukira gukogwa n'isoni no gusuzugura iteka gusa. Mureke duharanire kuzoja muri iryo juru ry'abera. Imana ibaho umugisha. Tugiye kongera kuririmba indirimbo utanga amaturo. Hano hari igiseke, sinzi nimba bakinyuza mu bantu cyangwa bakirekera hano. Turirimbe tutanga amaturo, hanyuma tujya gutanga umwanya. Nitumara kuririmba iyo ndirimbo turareka Siretanda Zabuloni azatambukana imbere adusengera Imana, dusoza gahunda, duheza umuryango umwanya kugira ngo tuyobore. Turirimbe 271 kandi abashoboye muhaguruke turirimbe. Magana 271. Ubwo impanda z'Uwiteka zizavuzwa mu ijuru, abayurya munsi mwiza uhebuje, abakijijwe bo mu isi bose bazamwitaba, abakoranirize mu ijuru rye. Ugaza zahamagara amazina yabe bose mu gitabo cy'ubugingo, ziko zumva izina ryaje. Uwo munsi azazurwa bapfiriye muri we, bave mu gituro k'umucunguzi, bazahurira mu ijuru n'abazaba bariyo. Zaba pari nanjye sizaburayo, ugazazahamagara amazina yawe bose mu gitabo cy'ubugingo, ziko zumva izina ryanjye. Yesu data, Yesu data, namukorera ndacogora, wiza ubuntu n'urufitiye, maze imirimo yo mwisaza mbanirirangiza, azampamagara ngeze mwiza, ukazaza amazina yabe bose mu gitabo
haleluya. Reka twumve Seletanda dusengere, hanyuma umushinzwe umuryango niwe azahita ayobora. Turagushimiye Mana muremyi wa byose, turashima kubw'urukundo rwawe udukunda. Ni wowe waturemye, uturema mu shusho yawe, duhumekeramo umwuka w'ubugingo, ugeraho twita abana ndetse n'abaragwa bazaragwa ubwo bwami. Uyu munsi mwami dushimye kubw'ijambo ryawe riduhumurije, ritwereka ko turi abagenzi n'abimukira, ariko dufite kuzataha iwacu mu bwami bwawe. Ijuru Yesu uje gusezera abantu baravuze ngo ugiye kuduteguriza aho uzaba ariho natwe tuzaba, kandi uvuga ko ibyicaro ari byinshi, kandi ibyo byicaro ntababyicaramo bakiri muri uyu mubiri. Inzira ni imwe, ni ukukwizera Yesu, ndetse no kuva muri uyu mubiri tukazambikwa undi mubiri. Iryo jambo riraduhumurije kandi rikomeze rihumuriza abantu, ribahereza ibyiringiro yuko umunsi umwe abo twabuze, abo turimo twibuka tugandarira, tuzababona imbonakubone, kuko barwanya urugamba bararutsinda. Ubu ngubu bari ahantu baruhukiye bategereje umunsi w'impanda. Turabigushimiye Mana. Igisigaye uheze umugisha abantu bose bitabiriye iki gikorwa n'ibiganiro tugiye kuganira, tuvuga ubuhamya bw'umubyeyi wacu, umuvandimwe wacu. Bidufashe kandi biduhereze natwe gukomeza urwo rugendo kugira ngo tuzagere mu bwami. Turagushimiye kuko uri kumwe natwe, tubisabye mu izina rya Data n'iry'Umwana n'iry'Umwuka wera, amen. Barakoze abayobozi b'itorero, umuhango mwiza, umwanya mwiza tuvuyemo, ijambo ry'Imana ndetse no kudukomeza. Tugiye kwinjira mu wundi mwanya. Abanza bamenyeshe ko guhera mu kwezi kwa mbere mwari mumenyereye ko dukora ikiriyo kikarambura, ariko guhera mu kwezi kwa mbere umwanya barawugabanyije. Abatuyobora baduhaye amasaha 2 gusa. So bisobanura ko muriho murabona ko ibintu byose byihuta. Ubu ni ukuvuga ko ndebye ku isaha dusigaranye iminota 49 kugira ngo ibintu byose biri hano tube tubishoje, hanyuma tujye mu yindi gahunda. Kubera iyo mpamvu rero abantu bajya gufata amagambo ni bake, ariko nabo turabaha iminota mike cyane, barase ku ntego, kuko ikigenderewe ni ukumwaje, ukumwicaye aha, ukumwaje kwibuka. Byonyine ni ikimenyetso cy'uko uyu musaza tuje kumunamira, tuje kunamuka, tuje kumwibuka. Ayandi magambo aza gukurikiraho araba make, ariko ikimenyetso mwakoze cyonyine ubwacyo gifite igisobanuro. Reka rero twakire Pasiteri Gatabazi atugezeho umwirondoro, hanyuma tuze gukurikiza ahandi magambo. arakoze utuyoboreye iyi gahunda. Reka tumenye Bahanda Elias. Bahanda Elias yavutse tariki 4 z'ukwa mbere mu 1942, akaba yarashoje urugendo rwo ku isi tariki ya 9 kwa 12 umwaka wa 2025. Arangije urugendo rwo kuri iyi si afite imyaka 83. Umwirondoro we bwite: Elias Bahanda, se yitwaga Setunde Rutsimbisha, nyina ni Nyirarugano Sophia.
yavukiye mu Kavugwa tariki 4 Mutarama, nayo nabivuze, mu mwaka w'1942 muri teritware ya Uvira muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu mwaka w'1966 yashakanye na Nyirandamza Ada, ariko ntibagira amahirwe yo kubyarana. Mu mwaka w'1978 ashakana na Nyirarukundo Maria, babyarana abana 9, abahungu 5 n'abakobwa 4. Hari ababanjirije 2, kuri ubu asize abana 7. Elias Bahanda akaba asize umuryango w'abantu 37. Tubishimira Imana. Mu mwaka w'1964 yabaye umugiriye kugira ngo batabare igihugu cyari mu kaga n'umuryango wari wugarijwe n'abagizi ba nabi, kubera umuco wo gukunda igihugu no kukitangira. Ari mu bafashe iya mbere kurwanira umuryango wari ugeze aharindimuka. Mu mwaka w'1967 nibwo yinjiye ku mugaragaro mu gisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho yaje gushimirwa ndetse agasubira mu buzima busanzwe mu mwaka w'1975. Iyindi mirimo yamuranze aho aviriye gutabara igihugu, asubiye mu buzima busanzwe yabaye umuhinzi mworozi w'umwuga. Mu muryango yabaye umuyobozi w'umuryango muto, umuryango w'Akazigaba, ndetse aba n'umuryango w'Abahire bose. Mu mwaka w'1999 yatorewe kuba umucamanza muri teritware ya Minembwe. Aka ni akazi yakoze kugeza ashaje. Yabanye neza n'abaturanyi bose, reka tubishimire Imana. Ubuzima bwa Bahanda Elias bwa Gikristo yabatijwe mu mwaka w'1972 mu cyaho ku Cyanzovu, niho yabatirijwe muri Sepaki. Mu mwaka wa 1978 mwumvise ko yaje gushaka umugore wa kabiri kubera kubura urubyaro, ariko mu mwaka w'2003 yaje gucagura umugore wa kabiri witwa Nyirarukundo Maria, asubira mu itorero we n'umugore we wa mbere w'isezerano. Yakoreye Imana mu buryo butandukanye, yabaye umunyamasengesho, yatanze inka zitari nke mu rusengero, kugeza mu kwezi yarangirijemo nkuko nabivuze haruguru. N'ubundi yatanze inka y'umuganura. Yakundaga indirimbo cyane zo mu gitabo cyo gushimisha. Yagiraga umutima wo kwihana cyane no gusaba imbabazi iyo yagwaga mu makosa. Yabaye umujyanama w'itorero kugeza arangije urugendo rwo ku isi. Ubuzima busanzwe bwaranze Bahanda Elias. Yakoreye umuryango, akorera n'abanyamurenge bose muri rusange mu buryo buhebuje. Yaranzwe n'ibi bikurikira: Elias yari umunyakuri, kudashidikanywaho mu buryo, usibye twebwe abavandimwe be n'umuryango wose muri rusange w'abanyamurenge, ntawe utazi ukuri kwa Elias. Icya kabiri, yakundaga kurwanya akarengane, kwitanga no kwitangira abandi. Indangagaciro yindi yamuranze no gukunda igihugu. Yarakitangiye mu gihe cy'imyaka 11 akirwanira, ndetse akaba yaraniyemeje no kugipfira. Imana ishobora byose niyemeye ko atabaruka ari ku rugamba. Urugamba mu gihe cye yarurwanye, kandi yarokoye benshi, arokorana byinshi. Tubuze
umuvandimwe, tubuze umugabo w'abagabo. Imana imuhe iruhuko ryiza. Twabuze intwari, indashyikirwa ku rugamba, umugabo w'abagabo. Ntituzamwibagirwa, tuzahora tumwibuka aheza ni mu ijuru. Bavandimwe duteranye, Nyirimuringi yaje batega ukuboko. Imana yamuremye, Imana yamuduhaye, niyo yamwishubije, ihabwa icyubahiro. Tubashimiye ko mwaje kudufata mu mugongo, kandi intwari iratabarutse, ariko havuka izindi. Ndabashimiye ko muduteze amatwi mwese 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 mwese, murakarama. Reka duhaguruke tumwibuke umunota umwe. Murakoze, murakwika hasi. Reka mpamagara umuryango wose, umuryango wa Muhire utambuke hano, ko yawereye n'umuyobozi igihe kinini. Utambuke hano mwese. Hanyuma haravuga umuntu umwe cyangwa babiri, nimutwemerera mutambuke. Abasaza ko ndabona muri bo mwicara, mutambuke. Ndabizi ko hari abantu bake bagomba kuvuga, ariko muri aba bose reka duhere kuri mukecuru. Aravuga uko abishoboye, afite intege nke, ariko nanone ntabwo yareka kugira icyo avuga, kuko niwe mukuru wiwe uri hano. Murakoze ijambo. Muri nahoze numva nyine nta ntege mfite, ariko ndashimye ko mumpaye ijambo kugira umuvandimwe. Twabanye agenda ndashimye cyane, nshimiye Imana kuko Elias arangije yarasubiye mu nzu y'Imana. Yari yarabuze abana, icyo kibazo aba ari cyo gituma nyine asa n'uretse, ariko nyuma yaho Imana imuha abana, kandi asubira mu nzu y'Imana. None akaba arangije ari mu nzu y'Imana. Ibyo ni ibintu bishimwa, ni ukuri ndashima Imana ibyo ko yabikoze. Imana ishimwe. Irindi jambo ndashima kuko Elias twabanye, niwe twasigaranye, mukuru wiwe amaze kugenda nawe, ariko nta kibazo twagiranye. Yadufashe nk'abantu biwe, nyine adufata rimwe mu muryango wose. Ntiyacaguye ngo avuge ngo abandi bafite uku, ariko yatugiriye neza. Abana nari nsigaranye arabashingira, twese tuba bazima kugeza uyu munsi.
Elias akaba agiye ari uwera nta kibazo mufiteho, kandi n'abana ndabona nabo ntacyo bamufiteho, kuko yari umugabo w'ijambo, yari umugabo ukunda abantu. Ni ukuri nkaba nshimye Imana yo mu ijuru yamucuye ikirusha, kuko yamucuye yaramenye Imana, yarasubiye gusubira mu mwanya w'Imana. Yari yarabuze abana, nuko arareka nyine arabyara, ariko amaze kubyara nanone ntiyatinze yasubiye mu nzu y'Imana. Ibyo byose Imana yamukoreye ndabishima, kuko Imana yamugiriye neza, akaba yarabonye iminsi myiza yo kuja mu ijuru. Abashimye Imana yo mu ijuru yakoze ibyo, nta kundi twagira, natwe tuzabaho kandi yasize turiho, n'abandi bose bazarerwa babeho, nta kizababuza gukura, n'abandi bose barakuze. Abashimye Imana yo mu ijuru. Imana arakoze cyane. Dufite umuntu uvuye mu Minembwe, ntitumubara muri barya batanu. Uwo muntu tugomba kumuha ijambo by'umwihariko. Reka duhe Sultan ijambo rye, ni ijambo ryo mu Minembwe, ntimuribare mu magambo ya hano. Arakoze umuhesha w'amagambo Muhumure Cindy. Ni ukuri nta nyishu tubona y'umuntu, nubwo twovuga bingana bite, ariko Imana iba yamwimuye ikamujyana. Amagambo menshi bayavuze hariya mu mwirondoro. Banda Elias yabaye umukozi w'umuryango w'ubwoko, atashe nyine avuye mu gisirikare. Nibwo twamugize umuyobozi w'umuryango wacu, ndetse n'uwo abahire twese muri rusange. Kaba umugabo w'intwaro uza witabira akabaye, iyo mu muhamagaye araza. Twahoraga tumwiyambaza mu bintu byinshi, tukamubwira tutahari ikibazo iki n'iki ndaza yiganda, bwacu ukabona arazindutse. Utubanza twose twagize icyo gihe nk'umukuru w'umuryango yaradukemuye, kandi akagikemura mu kinyabufura, mu kumva ibyo abantu bavuga, akumva umuntu wese akamusanga mu wiwe akamuhanura. Ni ukuri yari umugabo w'intwari twakundaga twese. Mu muryango yakoze imirimo myinshi, ndovuga ahangaha ngo ndangize, yayirangije, yagombaga kwitahira. Ikindi tutosiga kabisa, umuntu muzamumugira ari intwari, ariko twebwe n'abantu b'Imana tukamwifuriza no kuba umuntu nyine w'Imana. Yari yarabuze ibyara, ashaka ibyaraga avuye mu murongo w'ubukristo, ariko twahoraga tubimwibutsa. Nzanibuka twavana nawe mu mibunda, ndamubwira nti none reka tugende tuganira. Yesu uko nguko uzubona kuzohera, uzubona kuzogarukira Imana. Turabiganira cyane, ambwira ati nubwo bizomera bite, sinzamuna kunzopfa mu byaha. Dushimye Imana kuko yagarutse akaba yapfuye mu Kristo. Ni ukuri yakoze kuvuga ngo umuntu wo mu Minembwe uri hano, numvaga nyine ngira icyo muvugaho. Imana imwakire neza, tumushimiye imirimo yakoze mu bwoko, muri famiye. Dushimiye ibyo yagejejeho abantu benshi n'impanuro hanuye benshi. Imana imwakire mu bugingo bwayo budashira. Murakoze. Reka duhe umuntu umusigaye, ariko abandi mwasubira mu byicaro, hanyuma agasigara avuga nta kibazo. Cyane reka tunyarutse, ntabwo ariko tugomba kwica amategeko, twese turakunze kandi tugomba kuyubahiriza. Ndashima Imana kubw'uyu munsi, Imana ishimwe. Ndashima Imana yuko yatugejeje kuri uyu munsi. Twawutekereje kenshi ariko tibyashoboka, hariho impamvu. Mwumvise ko yapfuye ku itariki 9 z'ukwa 12,
tukaba tubikoze ku itariki 17 z'ukwa mbere. Twabanje guha umwanya abana biwe asize ngo babanze barangize gahunda, tufatikanye nabo kubategurira ikiriyo cyase. Baragitegura muri Canada, umwana uri muri Canada aragitegura arakirangiza. Dufasha abari i Burundi baragitegura barakirangiza. Dufasha abari muri Kenya baragitegura barakirangiza. Bamaze kukirangiza nibwo twihaye gahunda yo kuvuga ngo natwe tukirangize, suko tutaba twarakirangije mbere. N'abana twabanje guha umwanya kugira ngo bagikuremo. Rero ndashima Imana kandi ndabashimiye mwese abantu bumvisha ubutumire bwacu mukaza. Nukuri biranejeje ko ndabareba ukuntu mwicaye, bikanezeza cyane. Abashinzwe kubashimira barabashimira, abayobozi b'umuryango. Reka mvuge kuri Elias Bahanda, kuko babivuze ni data wacu ukurikira papa mu mugongo. Yewe namumenye nkuze, namenye ubwenge nsanga yaragiye. Ikigiriye yakigiyemo muri 64. Ava mu kigiriye yinjira mu gisirikare 67. Gusa nagaze menye ko hari ubu izina ryiwe Bahanda Elias ba data barivugana mama waba hari. Kabyumvira ku nka ziwe bavuga ngo inka zabahanda, inka zabahanda. Ndaruhamenyaga yuko arundi bavuka nuhari. 75 aratahuka, baraza n'umugore bavuye epfo mu Ruvunge niho babaga, ariho bakorera. Abari bwo mumenya iwe n'umugore we. Urumva ko 75 nari mukuru, yasanze tangi y'umwaka wa primaire wa gatandatu. Turabana ariko nyina atahuka nta bana afite. Habaye muri 78 hafi aho asaba data imfizi yo gutereka, amuha ikimasa cyo gutereka, akimusaba ari cyo gutereka. Ariko amaze kukimuha aca ku ruhande nyine arakigurisha, twumva ngo yagiye. Ntabo yasezeye, aja gushaka ntabo yasezeye, n'inama yigiriye wenyine arahaguruka aragenda. Arashaka tubonazanye umugore, kandi ico gihe yari umunyamasengesho mwinshi cyane, yakundaga ibintu byo gusenga cyane. Yabanaga n'undi mugabo ngo ni Mitabo abahondogwa ari hano hafi, aribo banyirarume, sibyo ko yarwaye nawe ari mu nzu. Nawe barabanye mu gisirikare kuko baratanye ngo bashike, biberaga mu nzu y'amahombe, zanzu z'amahombe zacu zarugo. Ariko nyina afata umwanzuro ico gihe muri 78 aragenda azana uyu muri ya mugore wa kabiri twumvise. Urumva ko nari maze kuba umuntu mukuru gaho ico gihe. Yanshatseho imyaka 3, kuko yashatse 78 nanje nshaka 81. Urumva ko yashatse ari nka mukuru waje kurikira. Araza gashika Imana mu rubyaro twumvise. Rero hagataho Elias ndashima Imana yuko agiye adusigiye umuryango, adusigiye umuryango, kandi umuryango we wose yarawushingiye. Abahungu yarabashingiye, abakobwa yarabashingiye, bose barubatse bafite ingo zabo. Bose ndabishima mu Imana yuko asize yubakiye abana biwe. Rero bigeze aho mu myaka papa aradusigara agenda, tusigarana nawe ariwe muntu mukuru dufite, ariwe muvyeyi. Tubana nawe neza, ubwo turatangira anje imbere ndamukurikira, dushika imanza z'umuryango cyane cyane, ndavuga mu ruhande rwa data. Arahaguruka amfasha gushingira barumuna banje, kuko data yagiye njewe ndi umugabo wubatse, ariko abacu barumuna banje bose bari batarashaka. Elias niwe basabiye abageni, Elias niwe wari umugabo, niwe wari umuvyeyi dufite, aca izo manza arazirangiza. Hanyuma yikorera n'indi mitwaro yose y'umuryango, yo mwase na sekuru, iyo data yari yikoreye abari uyikorera. N'ubu yaramaze kwidushikiriza natwe, ariko niwe yikoreye imyaka myinshi. Kuri ubwo rero ndashima Imana yuko yabikoze, kandi ndashima Imana yuko zageza aho mu myaka ya nyuma akakira agakiza kandi agasubira mu nzu y'Imana, akaba yararangirije mu nzu y'Imana.
kandi twakurikiye ubuhamya bwiwe kuva yarwara yaraduhamagara aradusezera nta muntu atasezeye muri twe umuntu wese yamusezera ku giti cyiwe akamusezera akatubwira ati ndarwaye kandi indwara ndwaye ntabwo nzayikira kuko yarwaye zira nzira zifunze namwe mwarabibonye nta muti uhagera arwara indwara yo mu nda y'umwijima imufata nabi ubu munsi batubwira ngo yarwaye twari twikiye tuzi ko agomba kwigendera kandi twahoraga dutegereza gusa message tubwira ngo yacikaye zatwaye amezi birarenga yaradusezeye kandi yaritunganije cyane cyane bari umuntu we bamukurikirana abapasiteri bombi barahari ruguru baduhaye ubuhamya yuko yitunganije ahamagara abaturanye aritunganya cyane kuri ubwo rero ndashima Imana yuko Elias yarangije neza nta rubanza tumufiteho rwose nk'umuryango ibyo yakagombye kuba yarakoze yarabikoze mu gihe cye ibisigaye natwe tuzabisoza murakoze Imana ibahe umugisha. Murakoze cyane. Uyu niwe wari murumuna we ariko ari mukuru we ahagaze mu giti cya mukuru we n'umukuru w'umuryango wa bugufi. Reka tujye mu bandi bafata amagambo ubwo noneho tugiye gutanga iminota mike reka duhamagare ba nyirarume baze hano. Ba nyirarume baze hano bafata iminota mike cyane hanyuma baraza gukurikirwa n'umuryango imiryango yombi yabasebukwe baraza kuza hano imbere ba nyirarume bahavuye. Ndabona tutavuga amagambo menshi. Munsi wo kwibuka Elias bwa nyuma yari mu mishwa wacu kuri twebwe yari muzara wacu kuko yari umwana wo mushenge. Je maze kumva ko Elias yarangije abantu bakunda kuvuga ko abantu bose ari bamwe ariko jewe natekereje ko abantu barutana cyangwa se abagabo bararutana. Elias Bahanda yari umugabo w'abagabo kurikirana ibikorwa bye kuko bavuye kuvuga. Turashima nyine kuko Imana yamuruhuye kuko twese abari muri uyu mubiri abantu bararushe ariko Imana yamuruhuye. Imana yagize neza. Mu magambo abiri ntekereje kuvugaho, Elias yari umugabo w'ijambo. Yari umugabo w'ijambo natwe nkaba nyirarume cyangwa uzarabe ndetse twari tunaturanye. Iyo twagiraga imanza niwe waza gufata umwanya wa mbere twakundaga kumurarika kuko yari umugabo w'ijambo. Ijambo rya kabiri banarivuzeho naryo, yari umugabo wagiraga ukuri. Yari umugabo utaratinyaga kuvuga ukuri. Iyo yakubonagaho ikintu kitameze neza, umuntu uwo ari we wese yaramubwiraga kandi atamutinya, akagerageza gushakisha ikintu cyose cy'ukuri. Rero tudatinze twabuze umugabo w'abagabo, umujyanama, umuntu ukomeye cyane. Kuri ibyo rero tudatinze dutanze mpore nyine ku bana be. Subiye inyuma ho gato hari ikintu cyari cyarabaye nyine ntabwo yari yarabonye urubyaro vuba ariko turashima Imana ko yagezaho akaba Imana ikaza kumuha urubyaro agapfa asize umuryango.
ndangiza yari yarasubiye inyuma cyangwa yari yaragoye, biratubabaza cyane kuko yari umugabo, uko yari umugabo w'abagabo mu buzima busanzwe niko yari n'umugabo mu itorero kuko twarabanaga. Amaze gusubira inyuma by'ukuri byari bitubabaje, ariko igihe kigeze arasubira aragaruka, asubira mu nzu y'Imana. Kuba rero apfuye yarasubiye kugaruka mu nzu y'Imana ari umukristo, ibyo turumva byaratunejeje. Turangiza rero tutanze mpore nyine ku bantu bose, ubundi kandi aha tuhafite indoro, turaza kubonana n'umuryango hasigaye nimukomere. Arakoze cyane. Basebukwe bombi mutambuke hano, murakurikirana uko mukurikirana nyine. Niba ngombwa famiye ziraza. Hanyuma sebukwe wa kabiri muto araza no kuvuga mu izina ry'umuturanyi. Ijambo avuga ararivuga nka sebukwe, ariko aze kuvuga nk'umuturanyi. Reka duhere kuri sebukwe mukuru. Natwe no gushima Imana, ibibaho byose Imana ishatse n'ikizikora. Turashimye kuko dushitse kuri no munsi, tukaba duhagaze hano kuri no munsi. Reka tuvuge uyu ari muramu wacu, twebwe duhagaze aha. Basebukwe barasigaye bakeya, ariko twebwe dusigaye turi baramubiwe. Ariko kuri abantu bamuvuze niko kuri ya umwana yashakiye abantu, muza mumumenya cyane. Kandi uko abantu bazaba nabivuga, hazaba bakwe beza n'abakwe babi. Ivyo biraha abandi tubitsinda. Hazaba umwana uvuka mu muryango ari umukwe wanyu, ariko mukaza mu rukuntu mumufata. Ariko nyakwigendera yashatse iwacu, amaze gushaka iwacu, mushiki wacu ntiyabyara. Imana nizitanga urubyaro, nta mwana w'umuntu uzutanga urubyaro. Imana ntiyabikunze kuko abyara. Ariko hari icyo tumushimaho uyu muramu wacu. Hari abantu benshi baza babona umugore atabyaye, bakicara bamubwira amagambo mabi, bamucyurira ntiwabyaye, kandi nawe ubwo ntiyamwihaye. Bakamubwira ati ntiwabyaye, ntiwagize gute, akamufata nabi. Ariko cyo duhamya neza, duhamya kuko yakundaga umugore wiwe cyane cyane. Ubwo yashikaga iwacu, abantu baramubazaga batese mubanye gute n'umugabo wawe, kandi amaze gushaka. Yaravuze ati tubana neza cyane cyane, ati ndetse n'abana yabyaye ntawe uzumenya kuko ntabyaye. Abana twarafatikanije turarera, nabanje uko niko bimeze. Rero mushiki wacu niwo waratanze ubuhamya bubi, ariko yatanze ubuhamya bwiza kuri ku mugabo wiwe. Babanye neza, bavuganye neza, basazanye neza. Kuri cyo ngibyo dushimye Imana. Kandi kurya umugabo w'ijambo, sinzi ko bizabigenda hamwe n'ubukristo bizashaka kugendana. Umugabo na mugabo w'ijambo no mu bukristo azasa n'ugenda kiranuka. Ko nashaka kundatinya kubivuga cyane, azasa n'uha ugenda ushaka gukiranuka. Umugabo w'ijambo ni ufata icyemezo. Ariko umutari w'ijambo azaguma guceceka, arabikamufana. Ariko yafashe icyemezo, aravuga ati reka nshake, none asize umuryango, kandi umuryango no wacu twese. Dushimye Imana kuko mu rugo rw'Abahanda asize umuryango w'abantu bangana kuriya, kandi nabuzukuru bacu nibishwa bacu
natwe twarishimye, ariko cyane cyane tukaba dushimye kuko yarangije yarihanye. Imana ishimwe kuri icyo kintu yakoze nk'abagabo, kandi turabishimye cyane. Mu kurangiza kwacu twari dufite indoro, ariko iyo ndoro turaza kuyishitsa mu kanya mu rugo. Niko bimeze, uko murakoze. Yesu ashimwe. Haleluya. Reka twegwe kuko baduhaye imyanya ibiri, ndavuga ndumwe baduhaye umwanya wo kwa sebukwe n'abaturage b'Igakenge. Nimwe ngabazana ndaguma mvuge muri muzi. Dushimiye Imana kuko tugeze muri no mwanya mwiza wo kuvuga intwari yacu cyangwa uriya mugabo. Reka dukomeze tuvuge. Twaramukundaga cyane. Bahanda akimara gushaka iwacu yabaye inshuti yo mu muryango wacu, kandi Bahanda adukundira umukobwa wacu, haramutondesha kimwe n'ubundi yari asanganywe kugeza bose. Hari akantu barimo bibagirwa. Bahanda umukobwa wacu yabyaraga umwana, yamucutsa umwaka amuhereza ada, yabyara undi nawe akamusigarana. Si ubwo sado? Si ubwo nguko? Abana niba ari batandatu, batatu barabanyirandambya, abandi batatu baraburiya wundi. Haleluya. Urumva ko yarabigize neza cyane, kuko icyo gihe nari mwarimu, haba no kuza gusambira abana ku ishuri. Umwe akaza gusambira uwiwe agira, undi akaza gusambira uwiwe. Bana bakabagabanya bombi, bakabagira b'abagore babiri, kandi ari umugore umwe. Haleluya. Nabuzukuru nuko byari bimeze. Ako kantu nta wundi muntu ugakora. Abantu benshi bakunda kugira umugore umwe yabyara undi atabyara, ugasanga utarabyaye akabimbikazi. Ariko yarera abatoresheje bombi kandi arabanganisha. Kubera izo mpamvu rero Bahanda twamukundaga cyane. Bahanda arya amagambo yose bamuvuzeho arya n'ukuri. Hari ukunda abantu bashaka kuvuga umuntu yarangije bagashaka gukabya, ariko Bahanda ntiyatinyaga kubwira undi muntu ijambo ritambanye ngo gutambamure, ntiyatinyaga kubwira umuntu ukuri, ntiyatinyaga mu gihugu ngo nibahamagara abagabo b'igihugu Bahanda yigande. Byo ntibyabagaho. Kubera izo mpamvu rero Bahanda turamubuze, ariko n'igihugu kiramubuze. Twebwe kwa sebukwe turamubuze, ariko nuko n'igihugu kiramubuze. Ariko kubera izo mpamvu tumwifurije umuzuko wabera, kandi bibaye byiza kuko dusigiye umuryango. Uriya muryango wasize turi kumwe, tuzakomezanya, tuzarera bari abana kuko rubundi twakoranaga na se n'abana tuzakorana. Imana ibaho umugisha. Arakoze Mupenda. Mureke kuyogora tuvugeho gato. Turavuga no munota umwe gusa. Turashimira abantu bateguye uyu munsi kugira ngo dusibuke twunamuke ku rupfu rwa muzehe Bahanda Elias. Bahanda Elias ko bamuvuze niko ameze. Bahanda Elias twaraturanye, turaziranye, ni nk'umuvandimwe. Ari iwabo haruguru mu Bazigaba na hepfo wacu mu Bakabya, ni nk'umuntu umwe, kandi twarasobekeranye cyane, turaziranye. Mu bantu baziranye gusumbya abandi mu Minembwe n'Abanyagakenge, turaziranye cyane cyane. Mu by'ukuri Bahanda ntitwabura icyo tumuvugaho. Nje twarakoranye ndi Gapita, ndi chef de localité Gakenge y'epfo, Rutaganda haruguru, abanyintu babaga kwimiko. Twahanganye na bya bibazo byose muzi byo mu Minembwe, byo gutanga iposho, gutanga inkoko, kwikorera imizigo, sarongo, ibiki byose, imanza zindi zisanzwe. Nubwo abantu bazigiraga bakazihisha bakazifufika, bagasanga itorero niryo rifite uruhare runini guca imanza, ariko hari izindi manza zasohokaga zikajya kwa Gapita, zacibwaga n'aba Bahanda. Bahanda mu by'ukuri ndamuzi. Bahanda kugira ngo musembure wumva amagambo ye, mwaterekaga nk'intango y'umumera muri gusangira. Bahanda yakubwiraga amagambo, akagwihura ukuntu basora urubanza,
akarwinjiramo akarurangiza. Usanga Bahanda afite inkoni na muzehe Burongi n'umuvandimwe Nogori ko ari batatu bafashe inkoni bari gusora urubanza. Warakarakaraga ugashaka ingingo wameneramo ukayibura, kandi mu by'ukuri bari bafite ubuhanga butangaje. Ubu nibwo nabimenye, nabaye umuavoka nareba za ngingo twebwe twirwa dusoma zo mu gitabo, ariko Bahandi bo ni ugutondagira urubanza mu mizi, bakamenya n'icyo washatse kuvuga, n'icyo wahishe, n'aho wafobetse, n'aho wakatiye, bakakubwira neza, bakakiza urubanza. Bahanda ni umugabo w'igihugu, Bahanda ni umugabo warwanye ku bwoko, Bahanda ni umugabo wubatse igihugu, ni abagabo bafite amateka. Turashima rwose nubwo agiye adusigiye Bahanda benshi. Hari Bahanda abana biwe nk'aba ba Rwigemera, ba Majoro, barumuna babo, ni abavandimwe, nabo bazakomeza muri uwo mujyo. Tuzabana nabo, tuzafatikanya gukemura imanza zahari Gakenke ndetse n'iz'ahandi. Mu by'ukuri turashimiye abantu bateguye uyu munsi, ariko Bahanda yari umuturanyi mwiza. Murakoze. Uyu muntu ni mama wacu, niwe uri hano. Nubwo hari abazabarenga ku mategeko, ariko amategeko agira icyo bazabita ngo ni exception. Iyo exception ntitworeka kuyirenga dufite uyu mubyeyi. Reka tumuhe umunota umwe rwose. naje nyine tukemera kuvuga ambarimo nyine ukubaza nyine gushimira nyine abana mu kuba nyine bateguje uyu munsi kugira ngo tugere ahangaha nyine mu rupfu rw'umuzehe nyine. Noneho yararwaye, batubwira amakuru ko yarwaye, ariko tukagira ngo ye ntabizosubira inyuma. Ariko turategereza mu minsi irambye, tutagira tunumva n'amakuru ye, tukavuga ngo none yarorohewe, ariko ngo buce nyine batubwira amakuru ko yarangije. None kubera kuko namwe muzi nyine kiriya gihugu uko kimeze, ntawari ufite ubushobozi bwo kuvuga ngo tuhagere tuje kumureba, ariko turababara, turavuga ngo nubwo arangije, iyo tuje kuba nyine abantu bafite inzira tuba tugiye nyine tukamuherekeza. Ndababara cyane, ndababara, nta kundi navuga. Ngo buce nyine tumenya amakuru ko i Burundi bakoze ikiriyo ciwe, turavuga ngo naho nuko nta nzira ihari yo kuvuga ngo tuje i Burundi, ariko nyine ejo bundi bavuga kuko hano naho bakora ikiriyo ciwe. Ni ukuri shimira abana nyine biyo yagiye asiga bateguje iki kiriyo kabagishitsemo, twatugishitsemo natwe. Ni kaho umunsi wo kumuherekeza, nubwo agize iminsi yaragiye, ariko ni kaho umunsi tuje kumuherekeza. Yararwaye, ni ukuri muzi ukuntu yabanye nyine n'umugore mukuru wanje, umugore we ni mukuru wanje, yari yaravyaye, ariko nta jambo na rimwe numvishije, kuko umugabo hari kukundi yenda vyahindutse cyaba kimwitaho. Ariko ni ukuri ntabwo naramuhamagaye, ariko nta mugabo nta jambo bagirana. N'ubu asize abana, tuzi ko yasize umuryango, nanone ndi kwa kundi uzokumubarere cyane. Ariko turashimira, yari umuntu w'umutima mwiza, yari umuntu twari tumuzi cyane. Ni ukuri nta kibazo bagirana, ntacyo twavuga ko hari ubwo yigeze ari uko yobayenda ntabakimwitaho. Yabareze bombi kimwe, nabo bombi barabana neza n'uwabo, barera abana babo bose nk'ababyeyi. Mwese nawe murabizi. Ako kuboneka nyine yarangije, none kuri uyu munsi wa none ukaba umunsi tuje kumuherekeza nyine. Nuko cyane dushimiye abana bateguje iki kiriyo kugira ngo tuze kumureba. Uku niko kuza kumuherekeza, tuje mu kiriyo ciwe. Ni
none ni ukuri none nabona jewe uzi kuko biriya bihugu nyine barimo biragoye kuko muri mu kubyumva inzira ziragoye aho bari ababyeyi asize nyine haragoye barashaje aho abana bari kumwe dore noneho n'iki gihe cyabaye abana basigaye basigara ntibabane bose bagatatana bamwe bari i Burundi abandi bari ino abandi bari mu Minembwe ko ndabona jewe ngo bashoboye bari abakecuru ariko jewe nkavuga ngo ku nama yacu twese twabijagamo inama kugira ngo bari abakecuru tuzobazana nk'igihe zirazoboneka tukabazana bakaza ino nyine kiracyari igihugu ciza nyine cyo tumbwira ngo bari abakecuru tuzobazana n'abandi baba bagishobora ruguru barashaje tuzobazana murakoze reka nanjye mvuge gatoya ko numva ntabasha kubona amahoro yo kureka kuvuga kuri muzehe arakoze umuyobozi wa gahunda ko ampaye umwanya ni ukuri ndashimira Imana kuko mwateguye uyu munsi njyewe uriya musaza ko ndatekereza ko mwese muba mumuvugaho ariko ntago mu munsi ni njyewe umukobwa we sinzi ukuntu nyine byagenze se nabimenye ko gahunda aho zigeze ariko numvaga ko mwakagombye kumva ijambo rivuzwe n'umuryango kubera ko muzehe ni umuzeyi wanje kubarusha mwese njyewe yarandeze aranderera kugeza ku munsi nyine yapfuye nagize ikiriyo njyenyine mbura umuntu usura kubera ko nyine mutari mubizi ukuntu twari tubana na muzehe ariko rero ndashimira Imana yuko mpagaze ahangaha kugira ngo mbashe kuvuga kuri muzehe muzehe yari umuntu w'imfura kuko mumuzi mwese mwabivuze simbisubiramo muzehe yabanye n'abantu neza ariko cyane cyane njyewe wabayeyo ni njyewe mbizi muzehe yaragira abagore babiri murabizi mama niwe wari mukuru kuko babivuze ntago yabyaye ariko njyewe igihe cyose twamenye ko muzehe haba agira mama tagiye twigeze tugira ikibazo cyo kuvuga ngo muzehe ngo mama wacu atubwire yuko yafashwe nabi kubera ko atabyaye ibyo twabishimiraga ubutwari bwa muzehe njyewe rero maze kuhagera ndabyibonera neza nsanga muzehe